n'abavandimwe batatu bahuriye kuko baba bafite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Abenshi baratashe twebwe twatanze iki arako bavuga ngo none dore umwaka urashize kandi ubundi uratashe tujye twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani itugejeje aho tukaba turangije aya magingo ntacyo twatanze kugira ngo turame abataragize ayo mahirwe yacu nawe si kubwabo kuko ntawanga kuramuka tutagize amahirwe nyine ntabwo si kubwabo. Bose batuye mu mudugudu wa Bukani mu kagari ka Cyabugarura mu murenge wa Musanze ho mu karere ka Busanze. Aba bamenyekanye mu itangazamakuru nk'abantu bafite ikibazo cy'ubugufi bukabije ariko kandi babayeho mu buzima. Itangazamakuru byarabasuye ari byinshi ariko kugeza na n'ubu nta bufasha barabona. Intekerezo zabo zirabereka ko bagomba kujya kwirebera Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe akabubakira inzu nk'uko yubakiye abandi kuko babona igiye kubagwaho. Njyewe rero niyo mpamvu mvuga ngo sibyo, niyo mpamvu namaze kubabwira ngo umuntu aba ariho kubw'Imana ntabwo ariho kubw'abantu. Ewe ikibazo nsigaranye ni kimwe, nshaka kuzajya kureba Paul Kagame kuki abandi abubakira twego tuziriki. Nubwo bimeze bityo ariko mu kiganiro kinini twagiranye baranyuzamo bakanishima. Indirimbo ni nyinshi. Kandi yumvira yumvana Yesu ukubaho kwawe tuzajya twishima turi kumwe nawe tuzagendana nawe iteka tuzagandukire adutume hose tumwiringiye tumubira yumizera. Ziganjemo iz'iminsi mikuru nabo ngo barayikeneye muzabibuke. Aha bararirimba indirimbo ya bonane mwese mukunda kuririmba mwishimye. Dushimire Imana Nyagasani itugejeje aho tukaba turangije aya magingo ntacyo twatanze kugira ngo turame abataragize ayo mahirwe yacu nawe si kubwabo kuko ntawanga kuramuka. tutagize amahirwe nyine ntabwo si kubwabo si kubwabo kuko nabanze kuramuka. Noneho kandi agatero bavuga ngo uke turenzeho twidagadure twebwe rugira yatije ubuzima. Karakananga kabamo no kurakura kavuga ngo tararantanta nuko radiyo yanjye yarapfuye yarahiye ntabwo mperuka gucuranga yarahiye ariko karirimbo warakumvaga mu minsi mikuru. Hari ahandi bagera bakavuga ngo hari ahandi bagera muri ako karimbo bakavuga ngo nawe musaza cyangwa umukecuru ufite akabando nyagadiho wishimira abakiri bato kugera aho ugeze. Umuntu ushaka kubohereza ka bonane kuri ka bonane yabohereza kuri kahe kanimero kukohereza iyi nomero yanjye nyine 07 07 8 0 rim 0 8 Nebyo. Aho rero umuntu rwose yohereze yo bonane. Wohereze bonane simuzi kureba amafaranga se. Kuri mobile money. Ni wishima ugatamira inyama ugatamira ya kabiri abandi mugasoma icupa muzibuke ko nabo bariho ndetse nta mikoro bafite yo kuba babyigurira. Mubibuke mubohereze kuri nimero yabo iyo iri hasi. Baza ubwenge bazamenya ko amafaranga yabagezeho nawo mwishimane. Icyakora by'umwihariko icyo dusaba nuko ubuyobozi bw'umurenge cyangwa se bw'akarere igihugu muri rusange byazagoboka aba baturage bakomeje gushimisha imitima ya bose nyamara kuri bo bakagaragaza ko batabayeho neza. Ndabasuhuje nitwa Didas niyibizi ninge twaganiriye n'aba baturage bahaye ikaze muri iki kiganiro. ZOOM TV24 tuziriki wenda kubakirwa n'ikimwe ahubwo se kurya ngo mubaho muti ko mudahinga
duhinga rero wahinga yewe udafite naho nadiha rwose turaza ikintu cyose n'amafaranga turaza wabonye kwano ni nko mu mujyi hari amazi hari amakara icyo kurya umuriro ikintu cyose n'amafaranga twahinga hehe naho abasaba abaturanyi hari aho duhinga naho n'isombe n'utuboga ni ukutugura byose hano ni ukujya ku isoko singaba aho ndabeshya ibi byose ni ukugura abasaba abaturanyi ibi byose ni ukugura amakara ni ukugura isabune ni ukugura ibi byose ni ukugura kandi ubushobozi ntabwo bose amafaranga avuye amafaranga ikibazo gikomeye hanyuma rero wenda dusoza hajya papa mukuru niyo witwa papa naho nari mbajije buriya mwebwe ni mwe mwitwa ngo iki nitwa Byari niwe Andre Andre ni imfura naramubonye rwose naramwikundira buriya cyane kugira ngo ugire ifura ibi kikwitaho gutya ntabwo ibyo bintu biba byoroshye nacyo hanyuma Andre wenda nyuma y'ibi uterwa ishema ringana iki no kuba ukibakuru kiri kumwe n'abavandimwe bawe gutya amakuba yose ibyishimo bikeya mukabisangira yangaba birahari yose imeze iki nacyo turabana kuko tumeze gutya turabana ibibazo byabo ubizi ukabimenya nk'umuntu mukuru nyine turabana kubunani se ubwo bizagenda gute kubunani se nta ikibazo nta mafaranga mufite yo kubunani ko njye nzabohereza akanyama gusa kakubunani yanjye nzabohereza akanyama k'ubunani sibyo po njye nzabohereza akanyama k'ubunani niko nemeye akanyama gusa kaba ikiro kaba iki muzandenganye n'ubwo bushobozi ubundi umuntu atanga ntacyo uzajya kwiyemera rero ngo azaguha miliyoni 3 akaguha 1,000 uwo muntu ntabwo aba ari mwiza siko bimeze rata Andre yego umuntu ugiye kukubwira ngo azaguha miliyoni 3 ejo akakubwira atari ko mobile money yawe nta 1,000 nashyiraho ibyo ntabwo babihura kuba ari kwiyemera koko kwiyemera hanyuma rero bunani se bundi mujya muburira he hari abantu bajya babitaho kubunani wenda akavuga ati cyitse nk'abantu wenda baba badutumiye wenda nko mu bukwe mukwe mu bunani mujya mukunda kurya nk'abantu wenda bakoresheje ubukwe ariko mwe ntagiye wenda muricara muvuga ati umunsi turashaka kurira ubunani mu rugo duteka inyama dukarange urukarango ruvuza induru twabonye n'iki wenda nk'akantu tukakagura yaba ari nako nyine ugapuwisha yabaga hari nubwo agateka agakaranga tukarya twese tukarya ni nk'ibiki mukunda kurya ku bunani akanyama ni kawe akanyama agaceri mbese byose ariko nyine bitewe n'icyo kintu ibibazo cya mikoro muravuga muti bishobora kuba tutazakabona ninde uzi kureba kuri telefone neza ku buryo umenya ngo amafaranga araje mujya mubimenya amafaranga aje hageze nk'umuntu wohereza amafaranga ni muri mobile money ikibanyu ngiriye icyizere se ku buryo azajya barebera ingo aya ntabwo yabarya ntabwo yabarya siko bimeze rero iminsi mikuru nigera ubwo niko harabura umunsi umwe ejo bundi kwa gatatu nari bwaje kwa gatatu mwaka urashize n'undi uratashya akarimbo ubundi se mujya mukibuka akarimbo nanjye ukageze mba numva turakibuka twongere twishime tunezere shimira Imana Nyagasani twese kiduhagarika abenshi baratashye twebwe twatanze iki arako bavuga ngo none dore umwaka urashize kandi ubundi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimira Imana Nyagasani itugejeje aho tukaba turangije
aya magingo ntacyo twatanze kugira ngo turame abataragize ayo mahirwe ibihe byacu nabo si ku bwabo kuko ntawanga kuramuka utagize amahirwe nyine ntabwo si ku bwabo si ku bwabo kuko nabanze kuramuka noneho hari akandi agatero bavuga ngo buke turenzeho twidagadure twebwe rugira yatije ubuzima kara kananga kabamo no kurakura kavuga ngo tararantanta nuko radiyo yanjye yarapfuye yarahiye radiyo yanjye yarahiye yarahiye ntabwo mperuka gucuranga yarahiye ariko karirimbo warakumvaga mu minsi mikuru hari ahandi bagera bakavuga ngo hari ahandi bagera muri ako karirimbo bakavuga ngo nawe musaza cyangwa umukecuru ufata akabando nyagadiho wishimira abakiri bato kugera aho ugeze yewe ariko n'inda uriya rero njyewe n'ababeshye si ibintu byo kubeshya ntabwo nzi kubabona rwose mutishimye urumva ko Peter nanjye urumva ariko ko ubona ibintu by'ubuhanzi mbizi urumva ko ibintu by'ubuhanzi nta kintu wambaye Peter nawe se ako karimba urukazi ntabwo nyinshi kwishima twese hamwe ni byiza cyane rwose twese hamwe ni byiza ni byiza rwose inyikirizo sikavuga ngo inyikirizo kavuga ngo bonane batura Rwanda mwese bonane natwe urubyiruko twirinde twese uyu mwaka mushyashya uzatubere muhire mu byishimo bonane dore nawe oya reka mubwire cyakora abavandimwe iyi ndirimbo ubundi Peter yasetse yabereye urumva Peter yasetse yabereye ariko iyi ndirimbo ubundi nta ndirimbo iryoshye ibirori nk'iyi n'abantu bagomba kwishima iyo umwaka urangiye burya hari ibintu byinshi uba wagashimira Imana nkakunda za ndirimbo ziriya z'umuhanzi ura wa kera amwitandira wa kera za ndirimbo nyine za karahanyuze yego ahubwo ni nk'ivuga ngo za zindi za Tereza surazizi bavuga Tereza mwana nkunda n'izindi hindi sugo ni nk'iyera uririmbaho gato numva wenda ndahita nkufasha nanjye indirimbo zose ndazizi rivuga gukira hari indi we wibuka ni nk'iye ya kera iyo inzara yateye inzara yateye mu rugo inzara yateye mu rugo oya ariyo ngo iyi inzara yateye si ba rugamba murazizi ari za imvura ihinda umuhinzi akizera gutabira iyo ntabwo mwamwiye iza biki gihe zo nazo mugerageza iziki gihe kaza abasitari gusa se ngo badebeni ariko muba mubaze no kubabona gutyo ariko badebeni mwe mukunda guhura ariko hari igihe twigeze guhura mu gihe cyo kwita ingagi mwari mwaje nyine tujya kureba nyine televiziyo tubona na televiziyo dufite twagiye kureba nk'ahantu twagiye gutarama abahanzi b'abanyarwanda ari kwitakuma nabo ariko iyi ndirimbo buriya njye ntijya imvamo nanone dore umwaka urashize buriya Paul reka mubwize ukuri nubwo umuntu aba afite ibibazo byinshi ariko umwaka ushize ugihumeka umuntu arishima kabisa sinzi niba uragera ahantu bari kuyibyina ubona nta umuntu wese amaguru atakiri ku isi namwe rero kubunani twifuza ko muri iyo ndirimbo muzayikubitamo mukishima yego ubundi mukavuga ngo ubundi hari ikintu abantu bakunda kuvuga ati kugera kure siko gupfa hari igihe umuntu agira ibibazo byinshi ibibazo bigashaka kumuherana ibibazo iyo byaguheranye uri gutsindwa ubundi ibibazo ugomba kubisuzugura rimwe na rimwe ukabinyuza mukishima kubisuzugura no kwishima ariko nanone kwishima hari igihe bigira ishingiro nyine hari igihe nigeze kwiheba bati Imana yandemeye iki
aya ubwo yari satani none ejo bundi baraduhamagara ngo tujye mu nama ngo yabanye n'ubumuga y'abantu bagufi ari ikigali ntabwo wanumiye nabonye mwakubisamo amakoti inzano zibonye ku mafoto noneho rero ndabatekanye eka ngende ahubwo ngezeyo ndabona ndi kwiheba meze gutya ngera n'amaguru n'abandi bagomba guterura kugira ngo bicare ku ntebe bacitse amaboko bacitse amaguru dusanga natwe turabasumba harimo arasanzwe menshi mutsuma uravuga ati nta mpamvu yo kwiheba ni ukuvuga ngo bari batatu mu turere twose tw'igihugu nabo bonye icyo gihe mwaranatamiye hajya hari ku uturere twose two mu gihugu bose bari bateranye byaguhaye irihe somo rero kubabona abantu bari ahubwo nabona ni uzikino narishimye barishimye cyane narishimye cyane hari umuntu utaganiye cyane n'indera ni Peter Peter byo nabuje birahagije anyabuze muri utwo turimbo twa kera sinzi niba arako wibuka we nakaye kagushimisha akaye muri turimbo twa kera arako wijya wibuka se nyewe ku buryo niyo ugiye kwiheba wita kebuka kererembera kakakunezeza karirimbuzi indirimbo ya kera iyo zini yitwa ngo ke ati inzara iteye inzara iteye hari y'abarokore ivuga ngo iyi nzara iteye bukene niyo nange ndi umurokore cyane muze akaririmba kaza akomeje kukavuga ariko urumva ko nanjye umwuka w'Imana ndimo kuko aravuga ngo iyi nzara iteye ubukene buje atuyobore inzira zose atuyamakuba yadutererera turigiye umwira tumwizera kandi byumwumvira igiwana Yesu mu kubaho kwawe ahubwo murarenze no hari igitero hepfo bavuga ngo tuzajya twishima turi kumwe nawe tuzagendana nawe iteka tumugandukire adutume hose twiringire kumvira yumwizera kandi yumwumvira unyurwa na Yesu ukubaho kwawe cyakora nabeshye umwanzi rwose akabarakaza ariko ubusanzwe musenya muri edini ngewe ndi umunyagaturika umuntu azaje nzo muri katolika za Nimba uhoraho murazizi uhoraho ari amahoro yanjye uhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wica ikinage wahisemo neza nyagasani turi kumwe ubuzima bwanjye bwose ahora nkushyirana nimbona ngiye gutsindwa nzakwitabana niwe nyir'ubuntu niyitanga imbaraga ubwo namenye kw'inkunda nzajya nkuyungiraho niwo mukiro uhoraho amahoro yanjye uhoraho hari ibyishimo byacu komeza inzira watangiye wica ikinege wahisemo neza nyagasani turi kumwe
indirimbo nyinshi wakukunda nakahe nimbo urabona hano wese afite yo kunda ngera kujya kuririmba ariko ufite nkakukunda twagufasha ariko karirimba oya nayo hata Peter twagufasha urumva ushobora no kuba wenda utayizi kuririmba aho tukishima niyo nakimana nakisi ngiye buriya nta ndirimbo nazi kuririmba Peter ngiye buriya nta ndirimbo nazi kuririmba ni za Riderman za zindi ngo nkwitende nkucagagure nkukubite ngugire ute byo byose ndabizi ndimo ndi kwibuka naririmba nayo akandi se bagenzi bawe bakunda kuririmba niba bakagushimisha nakaye indirimbo zose ziri hano zose mbanzizi nayo numva baririmba shanamye baririmbiye nayo muze ariko karakari buririmbye karakari buririmbye iyi nzari iteye mu bukene buje aduhembura ibihe byose yumvira kandi yumvira yumvana Yesu ukubaho kwawe tuzajya twishima turi kumwe nawe tuzagendana nawe iteka tuzagandukire adutume hose tumwiringiye tumwumvira yumizera kandi yubaha unyurwa na Yesu kubaho kwawe mwebwe murarenze cyane hanyuma rero mujye mukora uko bishoboka kose rero mwishime yazajya umuntu kubuza ibyishimo kandi ibyishimo akenshi ibyishimo bitangira kuri wowe burya umuntu akurakaje nta kintu ahomba ubwo niwe uhomba ukomeje kurakara hari n'igihe urakara akigendera ugakomeza ukarakara yaragiye nk'igisenyi agakomeza ukarakara bikakubabaza akazi kagapfa umuntu yagusuhuza akamusubiza nabi wakora ku isahani igahita imeneka kubera iki urayifashe n'umujinya kubera iki amahoro buriya bavuga ko atangira ku muntu ku giti cye twemeze rero ujye uharanira ko buri gihe uhorana ibyishimo n'ibibazo byaba bihari uvuga ati ariko wabibazo we ntabwo uri kampara si imyaka maze siyo myinshi buriya hari abandi batayimaze nishimira Imana hano gushimira Imana ikindi kandi bujya musenga rwose gusenga byo ntabwo ari ibintu mubigisha murabizi nibyo bya mbere ikindi ijambo ry'Imana se nimurizi turarizi kwizera Imana nibyo bya mbere umuntu yakugabira inka yakugabira inzu ariko Imana ikugabira n'ibyishimo nyine ibyishimo Imana itanga ntabwo igucyurira ivuga ngo ariko ngo hari umuntu ushobora kuguha nk'inzu akavuga ati iyo nzu ninjye wayiguhaye ariko Imana iguhaye inzu akayigucyurira akayigucyurira ariko Imana ntabwo igiye gucyurira ugasanga nta mahoro yifitemo n'ubundi nta mahoro rero ujye wishimira mu by'Imana yaguhaye gati Imana yaguhakangana nka gutya akaba ari keza kurenza uko umuntu yakuzaniye uruntu runini ukagira waba udasinzire wajya no kwituma atiyo tubare tuyitumemo neza ninjye wayiguhaye ni iyanjye ntabwo ari iyawe rero icyiza ni ukwishimana n'iki ni Imana ni abaturanyi burya Bibiliya ivuga ko ntabwo wakubaha Imana utubaha abaturanyi kuko na Yesu arabona asomye avuga ngo bazavuga ati mwami twakubonyeye bababwire ngo cyagiye mutabikoreraga ba bandi mwahuye siko bimeze ntabwo namwe mwabinkoreye urukundo rero ruhera mu baturanyi ntabwo wakunda Imana utazi udakunda umuturanyi ndabeshya muze uravuga ko ukunda Imana udakunda umuturanyi wawe oya urukundo rero ryo rubaranga ni ukuvuga ngo kugeza ubu abantu ngo bakwizeza ko bazagufasha ariko ibintu byaranze nyine byaranze hanyuma mwe murasaba iki cyane ubuyobozi kuri televiziyo byarasohotse afite amatace bose barabizi ahubwo bakicara buri munsi babinyurira ubu na mabuja asigaye anuka avuga ngo mwarakize kandi none hanyuma rero ko ngo abanyamakuru ngo baraza bakadushyira amafaranga ya yehise
ubu abanyamakuru bose bigeze baza hano nta n'umuntu okay tureka kuvuga ngo nta muntu wabafashije kuko bundi ntawe nyine nta nubwo bari no kubafasha ahubwo nta n'ubuvugizi bakora yahinduka nta kintu kirahinduka kadutahe mwakoze rero ariko twebwe by'umwihariko twe tuzanagaruka tutari mu kazi dusangire mu gihe tuzatwaza Musanze twe turi abantu arega b'inshuti zanyu ako sinangwa nago muzaje muri kwira aya twe tuzagaruka ahubwo turashaka nimero z'umuyobozi ahubwo se mubaye bakangaye mubaye bakangaye abantu baje ngo n'abanyamakuru niba usanga narakaye oya nibyo oya kurakara kwa abanyamakuru kuko abantu mwebwe ntamuze muri misiyo bakibera amafaranga mukirira bo bakaza kuri bavugisha gusa babahaye abatabizi ni bande oya atabizi ni bande ariko ikibazo cyanyu ubundi ubuyobozi burakiza byarasohotse abafite za tace bose barabitwereka ariko barangiza ngo baje kureba se murareba iki kandi ubuzima aha ni mutareba se ni kandi ubuzima nta gihinduka kandi hanyuma niyo mpamvu rero ngira umujinya uyu mugabo yahoze atubwira ko n'inzu yanyu ngo iri mu manegeka benda kuzayisenya nubwo bizagenda gute banditseho naberetse na Byari none se ko biberetse ibi ni kumbaza ni ibi ariko ubuyobozi ngiye cyo nibaza ni ku ubuyobozi ikibazo cyanyu burakizi abafite za televiziyo barabireba abafite za taci byose bari kubireba nzahora mu ijambo rimwe nk'iki nk'isake ufashe rero ibintu bive mu magambo nose yego nawe uraje sibyo n'abandi baza ariko bavuga bose ni bamwe nyina n'umwe wavuye n'umwe amwira amafaranga n'ibindi byo mu byorero urashaka kwicara mukiza akagakapa mukanguza n'intebe mwa nibyo ibyo uvuga nibyo amwira amafaranga ubundi basa abantu bakora abanyamakuru baraza akabwira ngo tugiye kububakira kandi ibyo bintu ntabwo ari ibyo ntibazongeye gukoresha iyo mvugo umunyamakuru ntabwo yubakira umuturage ahubwo yagakora ubuvugizi kandi ubuvugizi bugahera mu buyobozi kuko umuyobozi niwe ufite ijambo cyane ku muturage ubundi ubuvugizi abandi bakora ashobora kohereza amafaranga ariko nk'uyahoze atubwira ati arabohereza igihumbi se cyamara iki igihumbi se cyakubaka inzu twebwe ikintu dushaka ni uko bahindura hariya bakahindura ubwo ni ukuvuga kuhubaka kutwubakira ese ubundi mufite ahantu mufite wenda mwagura nk'ikibanza mu murima wanyu bakora ubundi nta ni hariya gusa hari n'indi ni hariya gusa kandi ntabwo twemeye gusenya ngo bubake kuvugurura kubera igishushanyo mbonera ibyo bibazo byose ubuyobozi burabizi nta n'urutonde bigeze bashyiraho bavuga ati abantu bakwiriye kuzimukira ahantu nibura badukuye no muri VUP nabibabwiye babakuye muri VUP uriya mukecuru ni ubufasha yaduhaye muri VUP mwari mumazemo igihe kingana iki ni umwaka umwe kandi nibura mwabonaga VUP yabafashaga aho se ku minsi mikuru nk'iyi mwishima gute ko numva ibibazo ari byinshi yakwishima ufite ibibazo ngo urishima wapi umukecuru ati njyewe narabafashije leta nayo ntibafashe kandi nawe ukumva ari ukuri ni ukuri nyine none ntabwo zitagize ni ubufasha ntabwo ari akazi none se wenda po dore ka tunasoze dore twaje hano kare ariko twebwe icyo nakubwira ko ntabwo abanyamakuru zikora abo bakora ubuvugizi ariko ntibazagira bajya bazavuga ati tugiye kuzabaha amafaranga abashaka kukubeshya asa abanyamakuru mwese ko ariko muza muvuga ukuri kwanyu tuzakura hehe ngewe kuri kwanjye ni uko nkukorera ubuvugizi ariko ntabwo navuga ngo nzakuzanira amafaranga hari abantu nagiye numva ngo hari abagiye babwira ngo tuzaza ngo tubube ngo bana babwiye ngo mukodeshe inzu
ko yibe 30 aratubwiye ati ngo dushake inzu none tukamuhamagara twamubuze kandi inzu yarabonetse ngo dushake inzu ngo bayigure tukamuhamagara kada kandi izo mwamwe arayibonye kwari ukuyigura kwari kuyikodesha nyine harundi barimo kuvuga ngo dushake inzu yuzuye ngo bayishyure n'abatubuzi urumva ko nawe yarabaturiye umugani hanyuma arataze twiganira ubona iki kibazo kidakwiye gukemurwa n'ubuyobozi kurenza uko abantu bazajya birirwa baza hano mubayeho mute niyo mpamvu rero ngira umujinya buri wese aza arakumbiye ati ndabaha ibi nzakora gutya none umwaka urarangiye nta n'abantu barikorera n'agafuka k'umuceri ngo baze hano nayo hari n'umuntu waduhamagaye ngo ku murenge ndeba akantu mu gikapu amafaranga y'ingoboka ngo tujye ku karere ntibagiye ku karere bagatahira wari umuvuga ko hari umuntu waguhamagaye ku murenge ku mafaranga y'ingoboka ku karere mwarayibonye se icyo gihe reka da yari umutubuzi nawe twagezeyo turi kumwe n'umukobwa w'ingubu turajyana bagiye kuzana imicerira utwemereye ngo umuceri udufuka 2 ngo n'amafaranga y'ingoboka y'uyunguyu unitimusige tureme dufata amatike twabonye wagiye wowe nawe icyo gihe wowe yaravuze ngo unitimusige nagiyeyo turemera turaguza amafaranga y'itike turamujyana tugezeyo arakada bahamagara ku kagari ubwo hari iryari urabyibuka ngiye mwagireyo ntabwo mbyibuka haciye igihe ntihaciye umwaka cyangwa nta mwaka n'ejo bundi rege ubwo nawe muragira muti nawe yaradutuburiye n'amezi 2 nawe yaradutuburiye nyine n'amezi 2 amafaranga y'ingoboka ngo gaje ngo nimuze muyafate ako ngo ni musaza ngo baba hari imifuka 2 y'imiceri bagena ngo bagiye kwifuka bagiye kwa n'amafaranga tugezeyo barahamagara n'inimero yarayimira n'inimero yaduhamagaje turayibura bahamagara hano ku kagari bahamagara hano ku murenge bose barahakana iyo nimero yaduhamagaye ntacyo twabonye barayihamagaye ibakompuza turongeye turatega turataha itike yanyu ipfa ubusa none yapfuye ubusa nyine ibyo bagiye kuzana barabizanye muze mwamurya twabonye nayo twabonye ndabeshya singuye nabyo niyo muhamagara n'amahoro twajyanye nabyo rero muragira muti ubuyobozi niwe kujya bunatubeshya kuko none ntabatubuzi nyine ira mu kinigi si ku buyobozi ibaze kugira ngo umuntu aguhamagare abayobozi bageze aho bahamagara ira mu kinigi ati umuntu wohereje ibintu by'abantu arabura kandi barabivuze amafaranga y'ingoboka kare iyo radiyo nyine yadusuye bwa mbere twabivuze amafaranga y'ingoboka ngo muzehe ngo ajye kuzayabona barangije ati amafaranga yasohotse ati ni munsi ati nawe ni umusigi rero ibaza itike yanjye n'uyu mushwa wanjye w'umukobwa mwagiye muri bane niba ndi kubyumva neza yego twagiye turi bane kandi itike yacu kugenda twagezeyo kugaruka baraduhakanira no gutega icyo kurya ubwo byose murimenya twabonye rwose muragaragara nk'abantu rwose mwananiwe none cyane mwarambiwe rwose abantu baza turarambiwe nyine turarambirwa
batarambirwa umuntu yakubwira ikintu nikijye mu buryo nurambirwa kuvuga ko hanyuma wenda tugana ku musozo cyane reka ngiye nitse no ku minsi mikuru mukeneye kwishimana binarenze rwose ngiye simbazi mubabaye ariko aho bigezeho ko mwababaye ibintu byarabarakaje cyane njyewe rero niyo mpamvu mvuga ngo sibyo niyo mpamvu namaze kubabwira ngo umuntu aba ariho kubw'Imana ntabwo ariho kubw'abantu. Andre nawe kubyemera nawe bemera Imana nk'uko muri umuntu wabyemera nawe bemera Imana ndayemera n'abantu baraza bakagucenga ukajya ngo niba Imana yakurimye oya yewe ndiho kubw'Imana ntabwo ndiho kubw'abantu. ese Peter ko yarakaye byagenze kubera ko nurakaye hari n'ijambo nongeye kuvuga sibyo kuki wubakira abandi twegwe nka Paul Kagame kuki yubakira abandi iki kibazo ntabwo akizi agiye kwitaba umuntu kuki yubakira abandi kwitaba umuntu none hello agiye kwitaba hanyuma narimo kukubaza namwe mubona mwarirengagijwe cyane rero mubona mwarirengagijwe ntabwo mwitabwaho rwose icyo kibazo cya VP kuko ngo mwagiyeyo ngo oya kungoboka ingoboka ngo mwagiyeyo mwatanze n'amatike nimwagira icyo mufasha nawe twabonye nabyo iminsi mikuru murayijya muti iminsi mikuru ya bonane murayijya nacyo nawe twabonye agafu k'umuceri ntabwo twabonye rwose warisaziye n'ibyo mubwira warabye bisubiramo nta bintu yagusubizaho ngo ufate ibyandi ubu kubaho nabwo nyine ni hamana nahimana rwose rero ubuyobozi bubafashe ari bo bahera babafashe siko bimeze n'amafaranga se bazabubakire bashakire n'imibereho ikibazo y'amafaranga nabyemera uriya mubyeyi wo kwimuhabura abafashe kandi abafashe nabo barimo kujya bajya gushakisha imibereho mu mujyi ngo bari kujya kudoda inkweto bahita bavuga ati babonye ubukire urumva noneho babonye uriya mubyeyi wo kwimuhabura abafashe kandi ari ubufasha nawe yarabonye we yarabarebye aba bari banimba bazata abantu koko mana bazajya bajya kudoda inkweto bazajya bafata n'urukweto koko warababwira ati muzaze hano mu kigo cyanjye nzajya nkora uko nshoboye mbafashe ni ukubafasha si ukuvuga ngo bakurura umushahara sinzi ukuntu umuntu yaguha 5,000 cyangwa akaguha 10 ngo bavuge ngo ubwo ni umushahara ni ukubafasha reka dusoze twere gukomeza no kubamaramo umwuka dore ko no kuvuga rega biragohora cyane kandi mwebwe abantu benshi bakunda kuza kubavugisha ugasanga nta n'ikintu wenda jewe ikibazo nsigaranye kimwe shaka kuzajya kureba Paul Kagame kuki abandi abubakira twego tuziriki none njye kuzigirayo ufite ikibazo uravuga ati ngiye uzingira kwa perezida none abandi yarabubakiye kandi babata umunyarwanda wese afite uburenganzira none inzu nimara kutugwaho bazabona ngo twasanye amakuru cyaravuze cyane none uretse na Paul Kagame ubwo ni nyakubahwa perezida wa repubulika ubuyobozi se bameya bo ntibakizi ikibazo cyabo barakizi nyine baragikwepa ubona rero murirengagizwa nkana uya ntibakwereke hari naguhemere kugira ngo bahavugurure ariko mu ndi hano hajya mu amazi imyaka ingahe 8 ubwo ni hagati y'8 gutyo hanyuma rero we nk'iki wakwisabira perezida by'umwihariko kuko uravuga ati izindi nzego ntabwo zitwitayeho none perezida uramwisabira iki ngewe ndakumureba
kuki abandi yabubakiye ariko ngewe bakaba ikibazo cyanjye cyarananiranye nawe nta bushobozi kandi mufite ntarebwo harakuri muhabura ni ubufasha none nawe uriya mukecuru nakuvuga ati ngewe ni ubufasha leta nayo nishyira akayo ntagenda bivuga arigenda bivuga rero mubona ko mu gihe bazaba babasenyera ubuzima bwanyu noneho buzasharira tuzabaho ko Imana ibishaka ariko murababaje tuzabaho ko Imana ibishaka gusa ikiriho ni niyo mpamvu rero mfasha ngo abanyamakuru manza kurakara kubera ko baje kenshi abanyamakuru baje kenshi hano ariko ibibazo ntibyakemuka none oya uba ufite n'ishingiro burya ryo kurakara kuko abantu iyo bahora baza ahantu ikibazo kidakemuka nta kintu gihinduka niyo mpamvu namaze kurakara twari turagusigira nimero zacu noneho twebwe ntituzaguhamagara uzatwihamagarira nubona hari ikiri gukorwa ntacyo twe niwe uzatwihamagarira aba turaza kuzibasigira siko bimeze ino bagenda baje kuraho batanga inama bakutanga nimero bagiye bakayikuraho bakajikuraho wahamagara ngo ni kopoje kasho wavuga ngo babijeje ubufasha wabongo ngo umuntu amukura he oya twe turagwiza ngenda gwizanye araje ngo tujye kuhindura ngo none umwaka ugurarangiye umwaka urarangiye nta cyahindutse gore se akegera bagenzi mu bakicana na karyo byarashaka kubiza babonye line inomero abaturanyi njye nta nimero ndongera gutanga oya ngenda guhizange nubona we hari ikintu cyatangiye guhinduka nubona bavuga ati ibintu bitangiye uzahamagara uvuga ati nibura hari ikintu kiri kugenda haba guhamagara ati tuguye igihumbi nta kintu burya cyagufasha igihumbi wakirya amandazi ariko ntabwo wacyubakamo siko bimeze rata igihumbi ntiwakirya amandazi gusa we n'umuturanyi oya ndanziba aba bagabo hano nabonye wazibaye ndaza kuzibaha oya zibaye oya ndazibaha rwose aka kanya yewe aribo bazanyihamagara bambwira ati nibura ko ngewe ndashaka kuzagaruka hano hari ikintu ubuyobozi bwakoze bagikoza aho wagira ishingiro nakungu kuva nta kintu cyakorwa nta kintu wakwijera ntacyo ntimubeshya rwose ibyo muvuga ni ukuri nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda